ubushize twabonye ko muri makeya twabonye ko Imana ihamagara umuntu, hanyuma uwo muntu ikamuhindura ishyanga, cyangwa reka mbanze kuvuga ngo ikamuhindura umuryango, ikamuhindura community, ikamuhindura ishyanga, hanyuma ikamuha ubutaka, hanyuma ikamuha isezerano ryo kuba hagati muri uwo muntu, hagati muri uwo muryango, hagati muri iryo shyanga, kugira ngo iryo shyanga cyangwa se iyo community imenye mission cyangwa inshingano zayo. Rero Abagalatiya 3:29 haravuga ngo ubwo muri urubyaro rwa Aburahamu, twebwe turi urubyaro rwa Aburahamu kubera Kristo, ngo ko muri aba Kristo mubaye urubyaro rwa Aburahamu, ngo kandi mubaye abaragwa b'ibyasezeranijwe. Amen. Ukwiye kumenya impamvu y'ibyiringiro byawe mwene data, kugira ngo udateraganwa nk'abatagira kwizera. Uri umwana w'Imana muri Kristo Yesu. Hanyuma ikintu cya kabiri twavuze yuko Imana ihamagaye umuntu, twumvise ko imuhindura ishyanga, hanyuma icya gatatu ikamuha ahantu, ikamusezeranira ahantu, nk'uko Imana yafashe, mfate urugero rwa hafi, yahamagaye Abisirayeli ngo bave muri Egiputa, ibaha Mose ngo abayobore mu butayu ariko bagana mu gihugu cy'isezerano cya Kanani. Abana b'Imana, umukristo ukijijwe ahamagarwa avanye mu isi nk'uko Abisirayeli bavanywe muri Egiputa, hanyuma akanyuzwa mu gihe adahise apfa nka cya gisambo cyo ku musaraba. Agomba kunyura muri ubu buzima bwa none abantu bose banyuramo, aho ashobora guhura n'indwara, aho ashobora guhura n'icyago, aho ashobora kuruha, aho ashobora gusonza. Ni muri urwo rugendo rw'Abisirayeli banyuzemo mu gihe cy'ubutayu. Hanyuma isezerano rya Kanani bahawe mu buryo bwo kwizera, twebwe twahawe Kanani yo mu ijuru. Ni rwo rugendo turimo mu kwizera. Twebwe ntidufite ubutaka bwo kuri iyi si twasezeranijwe kurindirwa muri iyi si mu mahema yo muri iyi si, dutegereje Kanani, Yerusalemu yo mu ijuru. Amen. Hanyuma ikikurikira ni uko Imana muri urwo rugendo rwo kuva muri Egiputa, hanyuma tukinjira mu mahema, kuko amahema bavuye muri Egiputa ari ishyanga rituye muri Egiputa, bageze mu butayu Imana itegeka ko baba mu mahema kugira ngo barindirwemo. Muri ayo mahema harimo organisation. Twarabibonye uburyo buri muryango bagombaga kuba bari bafite amahema yabo afite idarapo ribatandukanya, idarapo ry'umuryango ribatandukanya n'idarapo ry'undi muryango. Muri iryo darapo ry'uwo muryango habagamo n'uturadarapo dutoya twerekana imiryango itandukanyije muri amafamiye muri iyo tribu imwe. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ntihabemo akavuyo, hagombaga kuba hari abayobozi, hari leadership, hariho abayobozi. Twarabibonye batwereka amahema mu butayu. Hari imiryango itatu yagombaga kugendera mu majyaruguru, hanyuma iburasirazuba, iburengerazuba n'amajyepfo. Hagati muri bo hakaba harimo ihema ry'ibonaniro. Iryo hema ry'ibonaniro ryari rizengurutswe naryo n'imiryango y'Abalewi, abatambyi ndetse na Mose umuyobozi
umuyobozi w'ishyanga ryose. Babidushyiriyeho. Urakoze. Murabona uriya muryango hariya, iriya miryango itatu ya hariya ya Yuda, Isakari na Zebuluni. Uriya muryango wa Yuda niwe wabaga ukuriye iyi miryango itatu. Nukuvuga ngo ari Burasirazuba, ari Burengerazuba, ari Amajyepfo, naho habaga hari umuryango umwe muri iriya miryango itatu. Nimvuga imiryango ntabwo ari kwa papa na mama n'umuryango umwe. Nukuvuga ngo ni ese babyita ngo iki mu Kinyarwanda ra? Reka dufate urugero rw'ubwoko rw'Abanyarwanda. Imiryango migari, Abega, Abasinga, Abanyiginya, ariya moko yose niyo miryango, nk'umuryango wa Yuda, wa Isakari, wa Zebuluni. Mwabyumvise? Bari bafite, nuko bari bafite rero umulida wa buri iyo miryango itatu igendera mu majyaruguru, mu majyepfo, hirya no hino. Niko bageze no muri Kanani, bagombaga gukomeza bafite iyo leadership. Iyo leadership yose ikaza guhurira kuri Mose. Mose wayoboraga, noneho akayoborana na Aroni. Hanyuma igihe kigeze Mose apfuye na Aroni apfuye, Yosuwa niwe wakomeje inkoni y'ubushumba abinjiriza i Kanani. Uyu munsi wa none uko kuntu Imana yagiye ihamagara Aburahamu, yahamagaye nako Nowa, ihamagara Aburahamu, ihamagara Mose. Hanyuma Mose inkoni yayisigira Yosuwa, abinjiza muri Kanani. Iyo leadership yarakomeje no mu buryo bwo mu mwuka. Uyu munsi ntabwo itorero rishobora kubaho atari uko Imana yabanje guhamagara umuntu. Ibyo nibyo abantu benshi bahishwa, hanyuma kubera yuko babonye umuntu muri uwo mwanya bagahita batangira kumuha amazina cyangwa se bibaza byatangiye gute. Rero Imana yagiye ihagurutsa nkangaha muri Bibiliya tubona yarahagurukije Mose na Aroni bari mu butayu. Hanyuma Aroni yagombaga gufashwa n'abandi batambyi bamufashaga. Hanyuma bageze muri Kanani, Yosuwa niwe wakomeje kuyobora ishyanga, anarwana intambara z'Uwiteka, afashijwe n'abatambyi n'Abalewi. Mu isezerano rishya, Kristo niwe wabanje kuba l'apôtre par excellence, intumwa par excellence yoherejwe n'Uwiteka. Hanyuma iyo autorité, ubwo butware abusigira intumwa ze 12. Izo ntumwa ze 12 arazibwira ngo uwo muzabwira ijambo ryose jyewe nabahaye akabizera, azaba ari jyewe yakiriye, azaba ari jye yizeye. Kandi nawe nahaguruka akavuga avec autorité, azaba avugira mu butware bwanjye. Amen. Nukuvuga ngo rero itorero rya none rishingiye ku ntumwa n'abahanuzi. Amen. Ntabwo turi ibibyarwa. Ibibyarwa n'abana badafite base babemera. Twebwe dufite data utwemera, kuko yatubyaye muri Kristo Yesu, kandi ahita aduha ababyeyi. Hanyuma igihe kikagera natwe akaduhindura ababyeyi, tukagira abana. Abo bana tubyaye nabo igihe kikagera bakazabyara abandi bana. Nuko generation, urungano rigenda rusimburana n'urundi. Na n'uyu munsi Kristo aracyabyara, na n'uyu munsi Kristo aracyahamagara. Amen. Iyo ahamagaye rero aha capacité
uriya muntu yahamagaye kubyara, akamuha kapasite yo kurera, ariko ntarerera muri gare. Muzambwire abantu babarizwa muri gare bahitirirwa ni bande? N'abashoferi bazindura imodoka zabo bakaziparikaho ntibaharara, ntibanahirirwa, kuko iyo agiriye ubuntu akabona imodoka yiruzuye si ubona havuye. Ntabwo rero hariya haba ahantu ubyarira ngo urerere uvuge ngo imyitwarire y'umwana w'Imana rero igomba kumera gutya, iyo wagize ibibazo bigenda gutya, iyo wakosheje urahanwa gutya. Muri urwo rugendo, muri uko guhamagara, muri uko kwetablisa ubuyobozi, impamvu nuko uwo muryango cyangwa se iryo torero rifite anointing, rifite amavuta, rifite umuhamagaro waryo. Imana ihamagara uriya mukozi w'Imana yamushyizeho amavuta azaherekeza ririya torero. Hari itorero usanga rifite imbaraga mu guhimbaza, akaba ariyo anointing yabo. Hari abandi bafite irindi torero rifite imbaraga mu ijambo, iryo jambo akaba ari ryo riherekeza, ku buryo iyo uganiriye n'umuntu uhita umenya ngo uyu muntu agomba kuba asengera hanaka. Amen. Bisobanura ngo ni uriya muhamagaro uri ku buzima bw'uriya wahamagawe, spreading, asuka kuri bariya bantu. Umuntu utabasha kwakira umuhamagaro w'ahantu avukira, w'ahantu harererwa, by'ukuri ntabwo aba afite identite yo mu mwuka y'aho hantu. Ashobora kunyagwa, ashobora kwibwa, ashobora guhinduka nka wa wundi aposo yavuze ngo umuntu ukangwa n'ibintu uko yabyutse akaribyo bimuha umurongo uwo munsi yari bugendereho, bitajyanye n'ijambo ry'Imana, bitajyanye na gahunda Imana yamushyiriyeho. Buri famiye rero nkuko twabyumvise, umuhamagaro wa buri muryango muri iriya miryango 12 ya Isirayeli ubisoma mu itangiriro igice cyose cya 49. Aho niho umwuka w'Imana uri kuri Yakobo ashaje agiye gupfa wamugiyeho, noneho agahanurira buri mwana n'umuryango wose amavuta azamubaho. Harimo umuryango w'abalider nka Yuda, ni ukuvuga ngo yari ariho amavuta y'ubutwari. Hariho ku buzima bwa Isakari hariho umwuka wo kumenya ibihe, wo kuba abahanuzi. Ku buzima bwa Lewi hariho amavuta y'ubutambyi. Nta muryango, nta muntu wo mu wundi muryango washobora kuza kwiyatribiwa ngo nanjye ndaje, ngo ntabwo ari mwebwe muzajya mutamba mwenyine, ngo nanjye ndaje gutamba ndi wo mu muryango wo kwa Yuda cyangwa ndi wo mu muryango wo kwa Isakari. Oya, nta confusion abagaho. Hanyuma twabonye ko buri muryango ufite, bamaze kuva mu butayu, uko iyi miryango imeze, bahise bayiha amateritwari. Reka dufate ibyo twumva cyane muri iki gihe, amaprovinsi, sibyo? Hakuno ya Yorodani na hakurya ya Yorodani hari amaprovinsi arimo iriya miryango itandukanyije, kugira ngo ntihazigere hagira umwana wa Isirayeli ucikanwa n'umugabane Imana yasezeranije Aburahamu n'urubyaro rwe. Ni ukuvuga ngo uyu munsi umuntu ashobora kuba ariho ariko atagira gakondo. Siko bimeze? Atagira gakondo. Ariko mu Bisirayeli ntibyashobotse, kuko nubwo se yabaga yarapfuye,
ubwo butaka, iyo gakondo yararindwaga. Niba nta muntu usigaye, bagombaga gushakisha mu miryango yose ushobora kuba yaba ari hafi y'uriya muryango washize, noneho akaba ari we wegukana iyo gakondo. Nta munyamahanga washobora kuyijyamo, kandi mu Bisirayeli hari harimo abanyamahanga. Muri buri province y'iriya miryango 12 hari harimo imijyi 2 y'umwihariko, umujyi w'ubuhungiro n'umujyi w'Abalewi, kugira ngo uwo muryango uraho, niba hatari igihe cya rimwe mu mwaka cyo kujya gushengerera i Yerusalemu, bajye basengera aho ngaho mu ihema ry'abatambyi ry'Abalewi. Nihagira umuntu wica, twarabibonye, nihagira umuntu wica umuntu bitamuturutseho, kuko iyo byabaga bimuturutseho agombaga kujya gucibwa urubanza mu muryango w'iwabo, muri uriya muryango, mu batambyi, ku mutambyi wo muri province y'iwabo. Ariko yamwicaga atabigambiriye, yarahungaga. Hakuno ya Yorodani hari imijyi 3 y'ubuhungiro, no hakuno ya Yorodani hari imijyi 3 bagombaga guhungiramo. Aho hantu rero bahungiraga habaga hari umutambyi. Twarabibonye muri Yosuwa igice cya 20 kuva ku murongo kugeza ku wa 6. Muzahasubiremo. Ku murongo wa nyuma niho numva nshaka cyane gucaho akarongo, ngo ntiyashobora kuhatinda igihe cyose urubanza rwe rutaracibwa, kandi rwacibwaga n'umutambyi. Iyo rwarangiraga, uwo muntu yagombaga gusubira iwabo muri province y'iwabo, mu butaka bwe. Bene data n'abazanyumva, ntabwo amateka, uburyo umuntu yevuriwa, uburyo umuntu ava kuyibere agakambakamba, akiga kugenda, akarya, akiga, agakura, agahabwa promotion, akaba igikomerezwa, akaba umukire, akagira influence muri societe, ntibyigera bahindura identité ye. Ninde muntu watangiriye, ni hehe hano hasuzuguritse? Umuntu wavutse mu muryango usuzuguritse koko, hanyuma Imana ikamuzamura, ikamukomeza, ikamuhindurira amateka, kuko tujya tubiririmba kandi turabinezerererwa, noneho bigatuma utakitwa umunyarwanda. Bisobanura rero ngo aho Imana ishobora kukuvana hose, aho yakugeza, ntuzigera n'umunsi warimo uhindura identité yawe. Reka badusomere Matayo 16 umurongo wa 16 kugeza ku wa 19. Aha ngaha niho yavuze ijambo udashobora kwirengagiza, udashobora kwavoidinga mu buzima bwawe. Iryo niryo rufatiro rw'imyizerere yawe. Matayo 16, aho Petero yavuze ngo Yesu yaramubajije ngo ese hanze aho baravuga ngo uri Eliya, abandi kavuga ngo uri umuhanuzi, ngo none se mwebwe muvuga ko ndinde? Umurongo wa 16 arababaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Amen. Wagejeje kuri 19. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru,
kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Amen. Amen. Ariko muremera ko Petero yahawe ubutware bwo guhambira no guhambura? Muremera ko Paulo Petero Yesu yamubwiye ngo ijambo uzavuga uzaryizera rizamubera ko mission twebwe turimo niyo Yesu yahaye Petero n'izindi ntumwa, ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Aramubwira ngo ntabwo ari wowe ubyivugishije, ni Imana yashatse ko uvuga aya magambo, hanyuma ayo magambo aba ariyo aba urufatiro rwa mission mutangiye. Amen. Urufatiro rw'itorero rya Kristo ni iri ngiri, ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Uyu munsi ukwizera kwacu kudatuma tunyeganyega nuko Kristo ari umwana w'Imana nzima, yapfuye akazuka, akaba yaratambiwe bose. Amen. Amen. Ngo uko kwizera rero ni urutare urwubatseho ntashobora kunyeganyezwa n'imiyaga, n'ibiteye ubwoba, n'ibikangisho ibyo ari byo byose, nubwo byaba biri mu mubiri. Uravuga ngo ndabizi neza yuko kuko ubugingo bwanjye, Yesaya 53 haravuga igitambo cya Kristo ntabwo cyatambiwe gucungura umwuka wanjye gusa, ubugingo bwanjye gusa, ariko n'umubiri. Impamvu Imana icungura n'umubiri wanjye muri iki gihe cya none ntarawuvamo, nuko mbasha guhagarara hagati y'abantu nkavuga Kristo ucungura, ukiza, ubohora, ubabarira. Amen. Urwo rufatiro rero nirwo rwatumye havuka itorero. Iryo torero iryo ari ryo ni itorero universel, ni itorero ry'isi yose. Hanyuma iryo torero ryo ku isi yose urigereranye n'igihugu cya Kanani cyose. Muri icyo gihugu cya Kanani cyari rimwe ayandi mahanga bakoze ibyaha, hanyuma Imana ikigabira Isirayeli. Uko niko natwe Imana yatugabiye Yerusalemu nshya, ariko mu gihe tutarayinjiramo yaduremeye ihema rinini ryo ku isi yose, ritwikira umuntu wese uzamenya akizera Kristo, akamwakira nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe. Amen. Uri rero uri umwana w'Imana mu itorero ryo ku isi yose rya Kristo. Ariko kugira ngo akurere neza, kugira ngo akuvure ibikomere, kugira ngo akwigishe, yahise afata iryo torero nk'uko yafashe Yosuwa yafashe Kanani yose akayigabanyamo amateritwari, amaprovince 12. Uko niko na Kristo yafashe itorero rye, ari we mubiri we wa Kristo ku isi yose, akawucamo amatorero y'uturere. Umuntu usuzugura itorero ry'akarere asuzugura n'itorero rya Kristo riri universel. Yesu yabwiye Petero, amuha responsibility. Ntituri buhasome ni Yohana 21 ni 3:15 kugeza kuri 17, aho amubwira ngo Petero mwana wa urankunda. Yamubwiye inshuro 3. Petero amubwira ngo ndagukunda, aramubwira ngo ragira abana b'intama zanjye. Hanyuma abimubwira kabiri ubwa gatatu ngo uragira intama zanjye. Nukuvuga ngo yarahawe inkoni y'ubushumba bwo kuragira abana b'intama
za Yesu. Nukuvuga ngo umuntu naza muri Kristo azaba ari akana k'intama gatoya kagikeneye kuramizwa amata, kagikeneye ariko kari bukure kakazagera kagaba intama ya yindi ijya mu bwatsi ikarisha ubwayo batarinze kugaterura. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo yamuhaye inkoni y'ubushumba. Kandi iyo nkoni y'ubushumba Petero na bagenzi be bagiye bayihererekanya kugeza n'uyu munsi ku bashumba Imana yahaye kuyobora intama zayo mu itorero ry'akarere. Amen. Pour dire que umuntu uvuga ngo nshobora kuba mu itorero cyangwa sindibemo, ibyo ntibimbuza kuba muri Kristo. Ariko Kristo impamvu yagushyize mu itorero ry'akarere ni ukugira ngo ijisho rye riguhoreho. Icyo yakuvuzeho kigusohorere, ntigishobora kugusohoreraho uri muri esprit de rébellion. Uku nukuri. Kuko n'Abisirayeli nta numwe wigeze uba hanze y'amahema Mose yabwiye Abisirayeli. Nta Mwisirayeli numwe wigeze uba hanze ya Kanani mu karere Imana yabashyiriyeho. Nta n'uwiyitiriraga ubutaka bwo mu yundi muryango kuko byari kwitwa agasuzuguro. So uyu munsi rero ijambo ry'Imana rivuga ngo ibya kera, ibyo mu isezerano rya kera ni igicucu cy'ibya none. Umaze kubona igicucu cyawe, ushobora kukibona imbere yawe, ushobora kukibona inyuma yawe, sibyo? Kiriya gicucu ukirebye uba uvuga ko ari wowe, uri we uhagaze aho, ariko urabona igicucu cyawe. Umuntu naza akagikandagiramo ntabwo ubabara, ariko wowe ukuri kiriya gicucu kiramenyesha ko wowe uri hano. Rero ibya kera, iby'isezerano rya kera, amategeko n'ubuhanuzi Imana yatanze muri Isirayeli byahanuraga itorero rya Kristo, kuko iryo niryo rizajya rifite umurage wahatazigera haciye, hatazigera haba intambara, hatazigera haba ibyaha n'indwara. Amen. Abana b'Imana bakwiye kumenya ko ntabwo engagement yo kwinjira muri Kristo igarukira kumwizera gusa no kumwakira nk'umwami n'umucunguzi. Hari inshingano. Nk'uko umwana uvutse mu muryango byanga bikunda afite inshingano kuva akivuka. Deja atangira kunezera ababyeyi akiri mu nda. Rero muri iri sezerano rya none tubona aho Kristo avuga ahanurira itorero ry'uturere, amatorero y'uturere mu byahishuriye Yohana igice cya 2 n'icya 3, aho Yesu abwira Yohana ngo abwire imyuka abamarayika bahagarariye ari amatorero y'aturiya turere: Abefeso, muri Simuruna, muri Pergamo, Philadelphia, Sardiya n'ayandi yose. Yagiye ahanurira. Icyo gihe yari amatorero kuko izindi si ntabwo zari bwamenye Kristo. Aho ngaho niho hari amatorero y'uturere, niho ngo marayika w'Uwiteka yagombaga kubwirwa ibyo Yesu yabwiye Yohana. Yesu arakonsidera église locale. Nta mwana w'umuntu wari hindura ngo arihe iyindi identité Kristo atarihaye. Nta nubwo ashobora kuyiha direction cyangwa se ngo ari jouer uko yishakiye cyangwa ryitwaremo uko yishakiye. Ni ibintu bisanzwe kurikuriramo, hanyuma ukaba urwaye, ukaba Apostle yatwigishije ko itorero riri ni umuryango kwanza, hanyuma ni ahantu ha training, ni ishuri, hanyuma ni ahantu ho koherezwa. Donc muri mission iyo ugiye kuvuga Yesu uba ugiye mu butumwa bwiza, uba ugiye kuvuga nawe kugira ngo ibyo wakiriye washe kubiha abandi. Amen. Rero ahangaha Kristo arahamiriza yuko itorero ry'akarere niwe waryetablished. Amen.
ubwo rero ni ukuvuga ngo uko isi yagiye yumva inkuru za Kristo niko n'itorero ryagiye amatorero y'uturere yagiye yaguka. Haza itorero ry'abaroma, itorero ry'abagaratiya, itorero ryo muri Efeso, itorero ryo mu bakorosayi, gutyo gutyo. Hageze naho Pawulo avuga noneho itorero ryo mu nzu. Mu bakorosayi 4 naho ntitwasoma kuko amasaha yagiye, ariko ni ahantu 4 umurongo wa 15 kugeza ku wa 16. Oya, aha tuhasome. Hasome kuko haravuga abantu bameze nkatwe. Muntahirize bene data birawudikiya na Numfa n'itorero ryo mu nzu ye. Uru rwandiko nimumara kurusomerwa uzasomerwe n'itorero ry'Irawudikiya, namwe muzasome uruzavira Rawudikiya. Amen. Amen. Mwabyumvise? Muntahirize bene data birawudikiya na Numfa w'itorero ryo mu nzu ye. Iryo torero Mwuka Wera yari konsideraga nubwo ryari kuba ririmo abantu bakeya, kuko urumva ni mu nzu, ariko iryo torero kubera ko ari itorero rya Kristo anakonsideye n'uwari urihagarariye. Nicyo kimwe n'itorero tujya tugira ryo muri mu communion fraternelle. Iyo tuvuye hano tugahurira muri famiye kugira ngo dufashe abo duturanye cyangwa se dukomeze abatarakomera mu gakiza, tuba duhuye nk'itorero rya Kristo aho hantu. Amen. Nguru rwandiko nimumara kurusomerwa ruzasomerwe n'itorero ry'Irawudikiya, namwe muzasome uruzava Irawudikiya. Amen. Ni ukuvuga ngo niba ari itorero urwandiko Pawulo yandikiye aba bakorosayi, reka dufate ko ari itorero, ari urwandiko yandikiye Beteli, akavuga ati nimumara muri Beteli, nimumara gusoma urwo rwandiko muzarwoherereze muri Zayoni, hanyuma urwo nandikiye muri Zayoni narwo ruzaze mu rusome, kuko umwuka n'umwe. Amen. Hanyuma abaroma 16 umurongo kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Mbashimiye Foyibe mushiki wacu ari we mudiyakonikazi w'itorero ry'Ikireya, ngo mumwakire kubw'umwami wacu nk'uko bikwiriye abera, kandi mufashe mu byo azabashakaho byose, kuko nawe yafashije benshi bari mugi. Muntahirize Purisikira na Akwila, bakoranye nanjye muri Kristo Yesu, kandi bemeye gutanga imitwe yabo gucibwa kugira ngo bankize. Si jye jyenyine ubashima, ahubwo n'amatorero yo mu banyamahanga yose arabashima. Amen. Amen. Mu banyamahanga naho hari amatorero, sibyo? Ntabwo amatorero yari mu Bayuda gusa, no mu banyamahanga yari arimo. Hanyuma avuze kuri ku itorero ryayoborwaga na Purisikira na Akwila. Ntekereza ko yari umugabo n'umugore. Hanyuma hejuru yandikiye uwitwa Foyibe ngo mushiki we wari umudiyakoni mu itorero ryitwa Kenkireya. None se umuntu wakijijwe akaba ashobora kuba ari umupastori cyangwa se ari umudiyakoni, ariko akumva itorero kubera ko yahakomerekeye, kubera ko yahuriye n'ibyo atifuza, kubera ko atakoze umurimo yifuza, noneho akagenda akavuga ngo n'ubundi kuba mu itorero kazima nsenga nirinde ibyaha. Uwo murimo w'ubushumba azawukora mu itorero ryo ku isi yose. Ntibikunda, nta repera afite, nta adresse afite.
ni ikigenge. Aha ndiho ndaca akarongo cyane ko itorero rya Kristo locale ari importante. Ni ukuvuga ngo aho niho abana b'Imana barererwa kugira ngo bakure, kuko hagati aho muzabona ko mu itorero habamo n'abanyamahanga, nk'uko no mu Bisirayeli hari harimo abanyamahanga bava muri Egiputa. Amen. Itorero rya Kristo ku isi nirihishurwa, abo banyamahanga nibo bazabura. Ariko kugeza ubu tuzaguma twicarana, tuzaguma dukorana, tuzaguma tunasengana, dushobora no kuba dukorana n'umurimo w'Imana. Ariko kuko umutima we utigeze uhindurwa, atigeze aha ubugingo bwe umwami n'umucunguzi ngo abuyobore, hari umunsi azahishurwa. Ariko uyu munsi ahitwikiriwe, ahishwe n'ihema ry'akarere. Amen. Byamubera byiza uyu munsi afashe icyemezo cyo guhindukira. Mu kuva Abisirayeli bo bariho bava muri Egiputa, mu gice cya 12 umurongo wa 38, ndetse no kubara 15 kuva ku murongo wa 15 n'uwa 16 havuga ikivange cy'abanyamahanga cyari kiri mu Bisirayeli. Aha ndashaka guca akarongo rero. Impamvu nshaka guca akarongo cyane ku banyamahanga ni ibiki uyu munsi? Ikizakubwira umunyamahanga mu itorero ni imbuto, nk'uko mu Bagalatiya havuga imbuto z'abakijijwe. Ibimuva mu kanwa nibyo aba yizeye, ibyo avana mu kanwa nibyo ashyira mu bikorwa. Ikizakubwira ko mwene so, uwo witaga ngo ni mwene so, ari umunyamahanga, nuko iminsi yose ibimuva mu mutima akabisohora ku rurimi ari ibirwanya ijambo yumvise, ari ibirwanya ijambo yabwiwe na Bibiliya. Icyo gihe uzamenye ko ari umunyamahanga. Ntuzemere ko akwinfluence, ntuzemere ko akuyoboza ibitekerezo bye. Ndashaka kurangiriza kuri amagambo avuga le lien filial, parental, spirituel. Abivuga gutera lien mu Kinyarwanda ni isano. Urakoze cyane, Yesu aguha umugisha. Isano ry'umubyeyi n'umwana mu buryo bwo mu mwuka. Niba hari isano mu buryo bwo mu maraso, niba hari isano mu buryo bw'umuryango, uko twabibonye muri ya miryango 12, uwo kwa Rubeni ntiyashoboraga kuba confused ngo agenda dumbukire mu muryango wo kwa Yuda, ntibyashobokaga. Cyangwa ngo uwo kwa Efrayimu ngo yisange mu muryango wo kwa Manase, ntibyashobokaga kubera isano. No mu buryo bwo mu mwuka, mu itorero rya none hari isano ry'umubyeyi n'umwana. Iyo ridahari, ni hahandi umuntu aba mu ntambara za wenyine, akarwana, kubitika, ntashobora no gufata telefone ngo avuga ati ni mu ntabare, ni mu nsengere, ndi ku rugamba, ndiho ndarwana n'iki. Cyangwa se ngo avuga ati ndambika ibiganza ko ngiye kujya muri interview, akagenda ajyanye ubwenge bwe. Ariko ushobora kujyana ubwenge bwawe, uriya akaba yinjijwe n'amafaranga cyangwa yinjijwe n'isano. Iyo rero nawe
utinjijwe n'isano ufite muri Kristo, ni hahandi ukubitika uhangayika, none ugasigara Satani akaguha indimi, akaguha urwitwazo. Hari isano bene data, hari isano. Abagalatiya 4:16 kugeza kuri 20, hanyuma Abikorinto ba mbere 4:14-15, ariko tangire ku Bagalatiya. Mbese mpindujwe umwanzi wanyu nuko mbabwira ukuri? Buretse mwumvise Pawulo ibyo avuga. Ariho arabwira Abagalatiya, yabwirije ubutumwa, yabyaje ubutumwa. Hanyuma arababaza ngo mpindujwe mubi nuko mbabwiza ukuri. Yari ariho abwira Abagalatiya, hari ahantu yabavuze hejuru avuga ngo babaye abapfapfa, kubera ko bari barumvise ubutumwa bwiza bubahindura, bubabatura, noneho bumva ubundi butumwa bubasubiza mu mategeko n'imihango ya Kiyuda. Hanyuma rero ahangaha arababwira ngo yabaye mubi kubera ko yababwije ukuri. Subiramo uyasome yose. Mbese mpindujwe umwanzi wanyu nuko mbabwira ukuri? Ba bandi barabikundisha. Hari abo uzagera mu maboko yabo bakakwikundishaho, nyamara si mu buryo bwiza, kuko icyo bashaka ari ukubakingiranira hanze, kugira ngo namwe mubone uko mubihakirizwaho. Kugira ngo namwe mubihakirizwaho, kuko waciye ikiziriko, wagiye, kandi aho wagiye ntabwo ufitinga neza. Kugira ngo ufitinge neza rero ugomba kwihakirizwa. Ntugahakirizwe mwene data, ntugahakirizwe ushakisha place yawe kandi Yesu yarayiguhaye. Amen. Icyakora byaba byiza ko mwakundwa mukundiwe mu byiza, atari igihe ndi kumwe namwe gusa, ahubwo iminsi yose. Amen. Amen. Hanyuma Abikorinto ba mbere igice cya 4:14-15. Ibyo simbyandikiye kubakoza isoni, ahubwo mbyandikiye kubahugura nk'abana banjye nkunda. Kuko nubwo mufite muri Kristo ababayobora inzovu, ntimufite baso benshi. Ni jye wababyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. Amen. Ngo ibyo simbyandikiye, ubwo ni ukuvuga, ni ugusoma hejuru ibyo yabanenze, ibyo yanenze Abikorinto. Nabo bafite ukuntu bari bitwaye nk'Abagalatiya. Ntiyatinyaga kubandikira inzandiko, ntiyatinyaga kubahana, uko yabigishije abazana muri Kristo, abakuza, ni nako yanabahanaga. Amen. Abagalatiya barahanwe, Abakorinto barahanwe, n'ayandi matorero yose yarahanwe mu gihe cyose yitwaraga nabi. Ariko uyu munsi umukristo akora ikosa cyangwa se akitwara ukuntu kutariko, niba muhana, kandi bashobora kutanamuhana bamubwira bicaranye ari babiri. Nk'ubu mpagaze ahangaha nkaba ndiho mvuga ijambo, wowe umutima nama wawe ugahita ukubwira uko uhagaze, ukakubwira ibyo ubamo, noneho ugahita uvuga ngo banyanze cyangwa bantutse cyangwa bansuzuguye. Ariko Pawulo, l'apôtre par excellence, yaravuze ngo ibyo simbyandikiye kubakoza isoni, ahubwo mbyandikiye kubahugura nk'abana bande, nk'abana banjye nkunda. Umwana wawe ukunda uramuhana iyo ari mu ikosa. Iyo afashe icyuma ari mutoya urakimwambura, yakomeza kugifata ugakubita kuri za ntoki kugira ngo amenye ko biri dangereux, ari ibintu bibi. Rero ngo yabahanaga kubera ko barabana be kandi abakunda. Niba ufite itorero Kristo yakuvukishirijemo akarikurereramo, uko
ibyo wahuriye nabyo byose ushobora kubyita bibi, ariko ni experience izakugeza kure, experience kwigisha kwihangana, experience kwigisha gutegereza, experience kwigisha gukunda aho ahatari urukundo, ukahasuka urukundo, kuko ikintu wabuze nuko Imana ibizi neza ko wowe ikiguhanye ubwinshi bwacyo ngo nawe ukibibe aho uri, mu izina rya Yesu. Rero ntugapfe guhaguruka ngo ugende. Kandi hari abantu numva jewe atari mu butware bwanjye, ariko ari mu butware bw'umwuka w'Uwiteka twakiriye. Abantu babeshyera umwuka wera ngo ni wamvanye muri iri torero ranjyana muri ririya. Ntibibaho. Niba umwana w'umuntu ashobora kwibeshya, niba umunyabwenge ashobora kwibeshya akavumbura ikintu ariko akazasanga atari cyo, niba umunyembaraga ashobora kwibeshya, ariko umwuka w'Uwiteka ntashobora kwibeshya. Ntashobora kwibeshya ngo afate Yuda amugire umutambyi, hanyuma afate Lewi amugire umwami. Ntibishoboka. Uko rero Imana yagendanye na Isirayeli niko iriho igendana n'itorero ryayo uyu munsi. Ntabwo umwuka wera washyizwe mu itorero akaba hagati y'itorero ashobora kuvuga ngo naribeshye, wowe va muri iri torero, warahakirijwe, urahasengererwa, urahabatirizwa, urahashyingirirwa, none ndumva ukwiye kujya muri ririya. Ntibibaho. Icyo kinyoma bazakibazwa, kuko ubwe arabizi ukuntu anira itorero, arinihira imintu itavugwa. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo niba nihira itorero, ni wowe nihira, ntabwo ari izi nkingi nihirira. Niba uri mu kigeragezo muri uyu mwanya, ni wowe ariho anihirira, kugira ngo nukivamo aho nyine aba ariho Imana izaguheshereza icyubahiro. Abo wakomerekeyemo, abo wasuzuguriwemo, bakabona Imana iguha icyubahiro. Kubw'ibyo, nubwo mfite ubushizi bw'amanga bwose muri Kristo bwo kugutegeka ibikwiriye, mpisemo kukwinginga kubw'urukundo, kuko ndi uko ndi Pawulo umusaza, kandi none ndi n'imbohe ya Kristo Yesu. Ndakwingingira umwana wanjye nabyariye mu minyururu yanjye Onesimo, utakugiriraga umumaro kera, ariko none akaba awutugirira twembi. Niwe nkugaruriye, ndakwinginze umwakire nk'inkoramutima yanjye. Icyakora nari nkunze kumugumana kugira ngo ankorere mu cyimbo cyawe, mboshywe n'ingoyi kubw'ubutumwa bwiza. Ariko ntacyo nshaka gukora ntakugishije inama, kugira ngo icyiza ukora utaba ugihaswe, ahubwo ugikore ukunze. Ahari icyatumye atandukanywa nawe igihe gito, ni ukugira ngo muzabane iteka, atakiri imbata yawe, ahubwo aruta imbata, ari mwene so ukundwa nanjye cyane, ariko akarushaho gukundwa nawe ku by'umubiri no ku by'umwami wacu. Nuko rero niba wemera ko dufatanije umurimo, umwakire nk'uko wanyakira. Kandi niba hari icyo nagucumuyeho cyangwa akaba afite umwenda wawe, ubimbareho. Nijye Pawulo wanditse n'ukwanjye kuboko yuko nzabyishyura, ne kwirirwa nkubwira yuko nawe ubwawe uri mu mwenda wanjye. Uwo mwenda ni wowe ubwawe. Bibe bityo mwene data, nkubonemo umumaro mu mwami wacu, unduhure umutima muri Kristo. Nkwandikiye niringiye ko uzanyumvira, nzi yuko uzakora n'ibiruta ibyo mvuze. Kandi n'ikindi untegurire aho nzacumbika, kuko niringiye yuko kubw'amasengesho. Kugeza ku murongo wa 21 ni inkuru zivuga Pawulo na Onesimo na Filemoni. Filemoni yari umuntu w'umukire w'umuherwe, ariko wakiriye Yesu mu butumwa bwiza bwa Pawulo. Hanyuma afungiwe i Roma,
uyu musore rero niba yari umusore niba yari umugabo simbizi yaje kwiruturuva mu babwirijwe ubutumwa na Petero. Inkuru ze rero nahangaha yari umugaragu wa Filemoni. Onezimu yari umugaragu wa Filemoni. Amaze gukizwa, Paulo ahangaha arigisha abakozi b'Imana ko badakwiriye kwiyatribiwa role itari yabo, inshingano zitari izabo. Paulo amaze kumubwiriza, hanyuma byanga bikunda Onezimu yarihanye. Abanditsi abahanga ba Bibiliya bavuga ko yari umugaragu wa Filemoni, agashobora kuba yaramwibye ibintu, amafaranga cyangwa ibintu, noneho akitorokera nk'umugaragu, umwesclave. No, yari umwesclave, umucakara. Uwo mucakara rero yageze mu butumwa bwiza bwa Paulo, arakizwa. Amaze gukizwa, Paulo adesida ko mu by'ukuri Onezimu niwo adesize kujya gusubira aho yavuye, kujya gufesinga ingaruka z'ibyaha yakoreye Filemoni. Hanyuma uru rwandiko ni recommandation Paulo yagiriye Onezimu yandikira Filemoni kugira ngo yateniwe, mbega agabanye ubukana n'uburakari n'agahinda hari, cyangwa se n'ibyemezo yari yafashe mu mutima we kubwa Onezimu wari umukozi we. Aramwandikira amagambo ari tusha. Paulo aravuga ati, nari mfite uburenganzira bwo kumugumana kuko nawe umfitiye umwenda, kuko wowe ubwawe uri umwenda wanjye, uri umwe mu rubyaro rwanjye, uri umwana wanjye. Kandi na Onezimu ni umwana wanjye mbyariye mu minyururu. Atariko nubwo nari mukeneye, ariko wowe ni wowe ukwiye kubanza kumubwo burenganzira. Rero ndamukoherereje. Ibi bisobanura iki? Paulo yaravuze ngo, yewe mu muhamagaro Kristo yamuhamagaye, nzi imbibe Yesu yanshyiriyeho, sinshobora kurenga imbibe zanjye ngo njye kwagresa, njye kwinjira mu muhamagaro w'abandi. Kuko yari intumwa kandi hari izindi ntumwa, ariko ntiyashobora kwinjira mu muhamagaro w'abandi. Uyu munsi iri jambo nubwo twebwe turibwirwa nk'umwana w'Imana wese, ariko ni responsabilité ni umukozi w'Imana. Akwiriye kumva ko niba hari umuntu uri mu maboko ye ariko akaba atari adahamagariwe kumushumba, ni byiza ko yamugira inama, akamusengera, hanyuma akamwereka ko umugisha we uri aho Imana yamuteretse mu biganza byabo yamuteretsemo. Amen. Kandi umugisha bene data umeze nk'umuyaga, ntuboneka, ariko ubona imirimo yawo. Amen. Ufite ubuhamya bw'ukuntu, cyangwa se niba bitarabaye kuri wowe bishobora kuba byarabaye ku wundi, umuntu wavuye mu mwanya we, hanyuma agahura n'ibyago, agahura n'ibizazane, agahura n'ingorane, hanyuma yagirirwa ubuntu bwo kugaruka, gusubira mu masezerano ndetse no gusubira mu bikomeye iby'Imana yari yaramugeneye. Ibi turabibona no mu buhamya kuri uriya mwana w'ikirara. Uriya mwana w'ikirara wagiye kure ya se, akagenda atwaye imitungo, ariko imaze kumushiraho, kandi yari afite ubwenge, yari yarigishijwe na se gutunga iyo mitungo, kuyigwiza, ariko kubera ko yagiye kure y'umugisha we, yagiye ahutaje umutima wa se, byanga bikunda ise nubwo atamuvumye, ariko yasigaye arira, yasigaye ababaye, yasigaye yibaza, niki ntakoreye umwana wanjye kugira ngo abatandukanye nanjye gutya.
ntabwo iryo sengesho cyangwa ayo marira Imana ishobora kuyirengagiza. Iropera tu. Ariko nshima Imana naje kudekuvura umutima wuriya mwana w'ikirara ukuntu wari umutima mwiza, kuko yinjiyemo asanga yakoze amahano kandi nta handi yabikirira. Aravuga ati ndagenda ndasubirayo, ngende mwaragurika, ngende nkorwa n'isoni, ngende munsi y'abagaragu be, ariko nta handi najya ni kwa data. Nashaka mpakane anyihakana ariko anyemere kungira umugaragu, kuko yemeye kwivanaho igitinyiro, yemeye kwivanaho ubwibone, akemera kwambara umwambaro w'isoni. Ise yaramwakiriye, amwakira nezerewe, amwambika impeta ye, amwambika ikanzu nziza, amwambika ibirato, amukorera umunsi mukuru. Urumva ntiyamugize umwana we gusa, yamukoreye n'umunsi mukuru kugira ngo amubwire ngo uko wari uri imbere hanyuma ukaba n'ikirara, uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo uracyari wa wundi mu mwanya wanjye. Uko niko turi mu mutima w'Imana, uko niko muri mu mutima wacu. Ndarangije mvugira ijambo Yesu yavuze muri Matayo 5 umurongo wa 17, nushaka uze kugeza kuri 20. Aravuga ngo ntimwibwire ko naje guhindura, kubera ko ari isezerano rishya, ntimwibwire ko naje guhindura amategeko n'ubuhanuzi. Nukuvuga ngo amategeko yatanzwe na Mose, ubuhanuzi bwatanzwe n'abahanuzi. Muri icyo gice 5 Matayo 5:17-20 ngo ahubwo naje kubisohoza, kubishimangira. Mwana wubahe so na nyuko, kuko aho niho ukura umugisha no kurama. Kandi umubyeyi mu Efeso 6 umurongo wa 1 kugeza kwa 3 avuga ngo wubahe so na nyoko, ngo wubahe ababyeyi bawe muri Kristo, ngo kuko aho niho ufite umugisha no kurama. Urumva rero ntimukaturebe ngo nuko tutababyaye mu maraso, ariko kuba twarababyaye mu mwuka biruta iby'amaraso, kuko umurage ufite wo mu mwuka uruta uw'amaraso. Uti gute? Ashobora kuba yarakubyaye agapfa adakijijwe, mufite iherezo rimwe, muzajya hamwe. Ariko wakubyaye mu mwuka mufitanye isezerano n'urugendo rudahagarara n'umugisha w'iteka ryose. Uwo mubyeyi wo mu mwuka ni ukwigisha no kugaruka, ukavaloriza na wa wundi w'umusinzi, na wa wundi udafite icyo yakumariye mu buzima, akakubwira ngo nubwo atakwishyuriye amashuri, nubwo yagukubise, nubwo atigeze kugirira umumaro, ariko yabaye igikoresho cy'Imana kugira ngo uze muri iyi si. Muhe icyubahiro cye nk'umubyeyi. Amen. Bene data, muhe agaciro itorero, muhe agaciro abakozi b'Imana. Si n'uwababyaye, si natwe tubayobora muri uyu mwanya. Uwitwa umukozi w'Imana wese ntiwite ku ntege nke ze, ntiwite ku byo akora, kuko azabibazwa, kuko azaba muri kategori y'abitwa abafarisayo. Ariko osironta ko yambaye uyu mwambaro, mu respecte. Niba avuze ibintu by'ibyaha, wigendere, wicire ku ruhande, ariko ntufatanye n'abanyabyaha gutunga urutoki uw'Imana yasize. Na Dawidi ntabwo Sawuli yatowe n'Imana, yasuswaho amavuta na Samweli, ariko ntiyigeze amusuzugura, ntiyigeze amutunga urutoki. Urinde wowe watunga urutoki umuntu Dawidi wasuswaho amavuta n'Imana atararutunze Sawuli? Rero ntabwo Yesu yaje guhindura ibyo Imana yategetse Mose, uburyo
abisirayeli bagomba kuyoborwa na organisation y'ishyanga ryose mu buryo bwa tribu, bwa famille, bageze no muri territoire zabo, uburyo bagombaga kuragwa n'uburyo bagombaga gukomeza urugendo, n'igihe bavuye mu gihugu bakagenda bagatatana imyaka myinshi cyane, 2000, ntago bigeze bata identité yabo. Ndashaka kurangiza kuri iki, ntabwo statut yose wageramo, ahantu hose wagera, promotion yose wagira ishobora guhindura identité yiyuriyo. Statut yawe irahinduka, ubwenge bugafunguka, imibereho igahinduka, ukava mu gisuzuguro akajya mu cyubahiro, ukava mu bukene ukajya mu bukire, ukava mu bucucu ukajya mu bwenge, ariko ntibihindura uburiwe. No mu buryo bwo mu mwuka rero mubisangize abana b'Imana, yaba ari uwo muri Beteli, yaba ari uwo muri ndi torero, mubabwire bene data kugira ngo ntibakomeze kwikururira umujinya w'Uwiteka. Mubabwire birinde gutunga urutoki umukozi w'Imana uwo ari we wese. Miriam na Aroni basuzuguye Mose, kandi Mose niwe wari muto kuri bo, barabavandimwe batatu. Hanyuma Imana itoranya umuntu utazi no kuvuga wanashatse mu banyamahanga, kandi cyaraziraga ko abisirayeli bashaka mu banyamahanga. Bagera igihe baramudefia, badefia autorité ye, baravuga ngo si ugomba kutuyobora kuko ntabwo ari uvugana n'Imana gusa. Imana itivuma Miriam ngo ahitava imbere y'Imana, kandi na Miriam yavuganaga n'Imana. Rero kuba uri umuhanuzi, kuba werekwa, ndiho ndashaka kubwira bari abantu bajya ku mbuga nkoranyambaga bakavuga ngo bahanuye ngo umupastori wabo ngo yagize gutya ngo ntakizwa, ntabwo ari umunyamwuka, ngo yanga abahanuzi, ngo yanga ibiki, hanyuma bakiha guhanura bafite ibibembe, kuko na Miriam irahanuraga. Hanyuma ngo ava imbere y'Uwiteka ngo ahindutse urwererane, ngo yuzuye ibibembe. Ibibembe ni indwara izigafata ku mubiri, hanyuma umubiri ukera, bagahita baguca bakakuvana muri community. Aroni akorwa n'isoni, agira ubwoba, arababara, hanyuma ajya gusaba Mose ngo ndakwingize ngo babarira mushiki wacu, mubabarire. Imana iramubwira ngo niko, iyaba ari se wamuvumye ntiyari kuvumika, yari kuvumika nubwo ibibembe bitari kugaragara, ariko amaherezo uriya muvumo wase wari kuzagenda umuherekezwa, agenda ushyira mu bikorwa ijambo umubyeyi yavuze. Rero Miriam yagiye inyuma y'amahema aho bari bagandagaje, kugeza igihe igihano Imana uburakari bwayo, kuko ntabwo ari Mose wamuvumye, kugeza aho uburakari bw'Imana burangiriye abona kumukiza. Rero hari abantu benshi bagenana ibibembe kubera gutunga urutoki umukozi w'Imana uwo ari we wese, yaba muto, yaba wibona, yaba utazi gukorera Imana, yaba ukorera Imana mu buryo budafututse ariko akitwa umukozi w'Imana nubwo yaba yarabyise atari Imana yamuhamagaye. Wirinda akanwa kawe, urinde ibitekerezo byawe, kuko ushobora gusanga nkuko bavuga ngo mwakiriye, ngo ko mwakiriye abashyitsi benshi, ngo hari igihe mwakiriye n'abamarayika, utazasanga wakiriye umuvumo. Amen. Yesu aba umugisha. Ufite ugutwi niyumve. Ndashaka kubwira abantu bavuye mu matorero yabo, ntabwo ari ukubinginga, si ukubasaba, si ukubapfukamira, ni ukubatabariza, ni ukubatabariza, ni ukubatabariza. Kuko aho uri aho hanze ntabwo uri undercover, ntabwo utwikiriye, ntabwo uri protected. Kandi ubirebye mu buzima bwawe bwa none, ukareba imigenzereze yawe, ukareba igihe watangiriye, uburyo wakijwe n'uburyo wagendanye n'Imana uri mu itorero, ukareba ubuzima bwawe bwa none, urareba ko wagwingiye, urareba ko wagize ibyago, urareba ko wakererewe, urabona warahagaze, urasanga warahuye n'ibyago byinshi utari guhura nabyo uri mu nzu y'Imana.
kandi mu nzu y'Imana Imana ikubonamo, Imana ikwitirira, Imana ikurereramo. Ndarangije. Nzi neza ko umuntu uzabyumva akaba afite umwuka w'Imana, umutima we ukamenekera Imana. Uyu munsi muri uyu mwanya ndashaka gusengana nawe, ndashaka gusengana nawe, ariko nkubwira ngo ni isengesho ryo gusenga nka ririya ry'umwana w'ikirara. Wowe uriho unyumva utigeze umwana w'ikirara, ariko ukaba wumva utigeze uha agaciro, importance yo kugenda mu itorero rya Kristo ku isi yose, ariko uri under cover y'ihema Imana yagushyiriyeho ari ryo torero, ubiha agaciro cyane uyu mwanya, uzasanga hariho ibintu Imana ikwinjijemo utatekerezaga. Amen. Mwami Imana yera, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya. Ndabizi neza yuko ari un enseignement abantu benshi bakomerekeye mu itorero, abantu benshi bahuriyemo n'ibibazo badakunda kumva. Ariko Paulo yavuze ngo abana be nubwo bahuye n'abigisha benshi bakabaha inyigisho z'ibyo bumva bifuza, ntabwo bigeze baba ababyeyi babo. Rero ndasenze nsengera itorero uyu mwanya rya Kristo, ndasengera itorero rya Kristo mu Rwanda, ndasengera itorero rya Kristo ku isi, en particulier aho itorero ku isi rishagaje ku isi mu ma église locale, kugira ngo mwami ubwoko bwawe guhera ku bashumba no kugeza ku bakristo bavalorize igikorwa wakoze igihe wahaga responsabilité intumwa zawe, wubaka itorero ryawe ku rutare, ndetse ukavuga ko ritazigera rinyeganyezwa n'amarembo y'ikuzimu. Ukarirokariza, ukarishyira, ukarirerera mu matorero atandukanye y'uturerero dutandukanye y'imijyi itandukanye. Mwami ndasenze kugira ngo abo wahamagaye ubavana mu isi, ubavana muri Egiputa, ukabaplasa munsi y'umwitwikiro wabatoranirije, uko wawuvalorije, uko wuhaye agaciro, abariko nabo bana, abariko nabo bene data, abariko nabo bashumba baha agaciro umurimo w'Umwuka Wera. Kuko Umwuka Wera ni uhamagara, ni uzana, ni urera, ni traininga, ni ukuza, ni ukomeza. Ndagushimiye mu izina rya Kristo Yesu washinze itorero. Amen.